Hello. Good morning, children. Good morning, teacher. All of you, good morning, children. Good morning, teacher. How are you? I'm fine, thank you, teacher. Okay, now you are going to sing Cow Cow. Cow, cow, cow. You are my friend. You give us the milk. You give us the money. You are. Repeat again. Cow Cow Cow. Cow, cow, cow. You are my friend. You give us the milk. You give us the money. You are. Shake, shake, mango tree. Shake, shake, mango tree. Atiri mango fara down. Shake, shake, mango tree. Shake, shake, mango tree. Atiri mango fara down. Babies, babies. Babies, babies, you are not babies. You can sing for us. We can take alphabet. A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. John, John. Yes, Papa. All of you and speak loudly. John, John. Yes, Papa. John, John. Yes, Papa. Eating the sugar. No, Papa. Take glass. No, Papa. Close your mouth. Open your mouth. Bravo. Flowers. Flowers again. Flowers. Hello. Abana be. Are you happy? Yes, yes, teacher. Okay, family members. Father, and the children. Again, repeat again. Family members. I touch a ball. I touch a ball. I put it here. And I put it here. I feel better. I feel better. Okay, thank you. Now we are going to continue. Akarabo keza. Akarabo keza. Okay, thank you. We are going to continue. Part of our heads. Continue. Part of our heads. Touch your head. Touch your hair. Touch your ears. Touch your ears. Ears. Diama, thank you. Touch your ears. Touch your ears. Touch your eyes. Eyes. Nose. Touch your nose. All of you, promise them. Touch your nose. Touch your mouth. Touch your mouth. Mouth. I say mouth. Touch your mouth. Touch your teeth. Bravo. I know now to count. I
to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. No, stop. Up to 20. Thank you. Daddy has a cow. Daddy has a cow, a very big cow. A cow says no, and we run, and we run. And we learn and we learn. And we run, and we run. Daddy has a cow. Daddy has a cow, a very big cow. A cow says no, and we run, and we run. Abana beza barangwa n'iki? N'ikinyabupfura. Abana beza barangwa n'iki? N'ikinyabupfura. Okay, bravo. Dancing, dancing. Dancing, dancing. I am Dancing. dancing. I am dancing. I am dancing. Wave, wave. I am waving. I am waving. I am waving. Jump, jump. I am jumping. 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 Okay, thank you. Bravo. Bongo chocolat. Bongo chocolat. Bongo chocolat. Biscuit. Okay, bravo, thank you. Iya presentingaga nabakiye ni umwaka wa mbere ni baby class. Mwaduha amashyi niba twagerageje. Murakoze cyane. Iyi ngiyi ni middle class. Ku batanzi nitwa Niyigena Jeannette, nijye nigisha bano bana. Karibu muri graduation. Murakoze. We are going to start by presenting our class. Shema is going to present your class. Are you ready? I love you, Father. I am Ishine Shema Blaya. I am in the class. Murakoze cyane. Yababwiraga amazina ye, ababwira n'ishuri yigamo. Abaha n'ikaze muri graduation ya bagenzi bacu bo muri top. Murakoze. Okay. Children, speak loudly. I'm not hearing you. Children. By smiling. Children. Are you okay? Are you okay? Good morning, Mr. San. You are not speaking loudly as I told you. I want you to speak loudly. Repeat again. Good morning, Mr. San. Where were you tonight? I was sleeping. Can I sound like you? Yes, you can. Sound like sun, sound like sun, sound like sun.
God created me. Speak loudly, I'm not yet hearing you. God created me. I'm not yet hearing you. God created me. Look at me, my dear friend. Dear friend, I am smart and I dress well my full uniform. This is my shirt, this is my short trousers, this is my skirt, this is a white sock, this is a white. This is my black shoes. This is my black shoes. This is my black shoes. Mr. John Kerry. Rain, rain, go away. Thank you, Bombo Chocolat. Murakoze cyane. mwaramutse siko mbona mutishimye ababyeyi mubitwereke nyine mudusekera mudukomera mu mashyi kuko tuba twarakoze cyane ibyo mubitwereka rwose natubonye ko twabukereye tuje kubereka ibyo tumaze umwaka wose kwiga noneho mwicare kugira ngo tubereke nyine mwicare okay tugiye kubanza turirimbe karirimbo kavuga ngo ndagatama ka Yesu dusenge Imana maze tubereke sibyo abana ngaho mwereka ababyeyi ko mwishimye sibyo ndagatama
close your eyes. We are going to pray. Father God, kubaha Uwiteka, amen. Yitwa umugisha mwinshi. Sibyo? Emeline, come here in front of. Se waje ugapfa kujyamo byibura ugapfa gufyonda ariko ndaratisura uyu kuba atamuzi ni umutware wanjye nawe mumumera amajwi. Ndirimira banga ndaratisura iryacu nyufite Nyanza dufite uburere bwiza. Mwumvise abana mugiye kuririmba cyane muboke sibyo? Ndarata mwana w'u Rwanda Mwana kwiguzawe cyangwa umutica emerere kwiguzawe umupasiteri sawa kwiguzawe umupiloti emerere kwiguzawe umupiloti emerere kwiguza umusirikare Dembe muganga gasa uri kwiguza umupolisi Rwera uri kwiguza umutica Paul uri kwiguza umusirikare Shiti uri kwiguza umuganga Pempa umucuruzi Melissa uri kwiguza perezida uri kwiguza shoferi
aho aho intore murakoze cyane ngaho muhagarare neza restation mon école I want Emeline and Daniela in front. We are going to make a conversation. Rwera. Good morning, Emeline. How are you, Daniel? I am fine, thank you, Emeline. Where do you study? I study at the local Nyanza. Which class are you in? Top class. What is your teacher's name? She is good teacher Annie. Oh, okay, nice to meet you too. I will come to visit. You are welcome. Aha, nsubire mu murongo. Fruit to eat. Fruit to eat at our home. Fruit to eat. Our tree. Colors of one natural flag.
shapes ibinyampande tugiye kubipresentinga. We have shapes. Shapes are a triangle, a square, a circle. Okay, barabibabwiye baranabibasobanurira mu amashyi. Barakoze cyane. We are going to spell words. We're going to spell some words from 1 up to 10, okay? We have 1. You are going to show me every letter which composes a noun. 1. We have 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 7. 8. 9. 10. Amashyi menshi barakoze rwose. Muri hafi yanzanira blackboard. We are going to write some words. Uyu munsi ndishimye ko Imana idukoreye amateka mashya n'abana bacu, tukaba dusoza umwaka wa 3 w'amashuri y'incuke, icyiciro cya mbere cya kaminuza niko tucyita, turi bazima, nta gikuba cyacitse. Imana yabanye natwe. Mubanze munzamurire icyubahiro cy'Imana, mubwire ngo warakoze kuturerera abana. Biba bikomeye, nta nkuru mbi twigeze twumva, nta nkuru y'incamugongo twumvise. Imana ishimwe yaturereye abana neza, Imana ntihabwe icyubahiro. Ndabashimira rero umwarimu uhagarariye abandi ko twabanye neza muri iyi myaka yose itambutse. Baje uyu mwaka twabanye neza, ubatangiye umwaka w'incuke wa mbere twabanye neza, uyu mwaka urangiye twakoranye neza. Imana ibahe umugisha kubwo kwitanga mwatugaragarije n'urukundo, ntizibagirwe imirimo yanyu. Abafite abagenzi banjye barabashimiye,
kuko mwagiye muduha abana mukatwizera mukatwereka ko nta gishyika cyangwa igihungano mufite mukatugirira icyizere. Tubashimiye icyizere mwatugiriye, mwarakoze cyane. Tubashimiye icyizere mwatugiriye mubyumve, cyane cyane nk'umuntu wazanye umwana we aribwo tugitangira aha ngaha, akazana umwana we akatwizera akumva yuko bizavamo umusaruro. Turabashimiye kandi kuko Imana yarabikoze. Ngaho nimwiha amashyi kuko mwagize neza. Ntabwo rero navuga ibintu byinshi, wasoje umwaka utaha ku bafite abana ni karibu, turi tayari tuzabakira ku bwinshi ku bwinshi. Mugende rwose mubazane, n'iyo nka yose izaze yige kuko murabona yuko barasobanutse, sibyo? Barasobanutse kandi nzi neza yuko bizatanga umusaruro. Ndabashimiye cyane rero, Imana ibahe. Ayo mashyi ndumva ari make cyane. Murakoze cyane, dushimiye abarimu n'abana, bakoze cyane. Twifuje kwakira umubyeyi uhagarariye abandi, mu by'ukuri ntabwo yabura uhagarariye abandi ushaka kugira icyo atugezaho kuko yabonye ibyo twabagejejeho. Ni karibu atubwire mu izina ry'ababyeyi bose. Urumva ntabwo buri wese twamuha ijambo ngo atubwire ibyo mbonye. Turashaka kwakira umubyeyi umwe aze agire ibyo adusangiza. Ni karibu. Nta kibazo nawe babiri, nta kibazo nawe ngwino, nta kibazo. Haleluya. Mbere ya byose mbanje kubasubiza mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Duteranijwe na hano rero n'urungano rwacu, ntabwo ngo urungano rwacu nimvuga ibi twabigezemo, natwe urungano twararugize. Ni ibyishimo cyane nkanjye igiti cyanjye, ariko ndizera ntashidikanya ko hari benshi dusangiye ibi byishimo. Ngendo ntaraba umugabo, ndi umwana mutoya nyine nk'abandi bose. Nibazaga nanjye nshobora narebaga papa nkabona ukuntu adufite, nkaba se nanjye nshobora kuzagira umuntu unyita papa. Icyo nicyo kintu naharaniye mu buzima bwanjye, si ukubeshya, ni ikintu cyanshimishije cyane kubona umuntu unyita papa. Ni ibyishimo rero birenze iyo mbona abana hari icyo bamaze kugeraho. Mu by'ukuri tukibazana baza hano ari abana nyine, ubona ari abana batarasobanura, ariko hatabayemo motari bigaragara neza. Ababyeyi turi kumwe hano bigaragara neza ko abana hari aho bavuye, hari n'aho bagiye. Ndabihamye ngiye ku giti cyane. Rero nkaba nshima Imana mu magambo makeya. Ibi nta muntu wabikora ku bw'imbaraga ze. Aramutse abigize ko ari imbaraga ze, yaba asubije rwose, yaba avuguruje n'ijambo ry'Imana. Ibi byabayeho ububasha bw'Imana. Ariko ntibagiwe ababigizemo uruhare. Abantu babigizemo uruhare ni twebwe twabashije kubyumva, bavuga ati koko hari ahantu reka tuhizere tuhajyana abana. Kugira undi mugisha w'abantu bemeye kutwakirira abana. Uriya umuntu kurerera umwana, umuntu umenya ngo umwana ameze ise, wajya kubona ukabona nimugoroba aragarutse nta kibazo yagize. Abantu mujye muha agaciro. Yewe ku bwanjye bose muri abo kubaha. Ni ukuvuga ngo
nta muntu utagira icyo yashima, twese baduhaye mikorofone buri muntu wese yavuga ikiri ku mutima, ariko mureke twese dufatanyirize hamwe aba bantu bagize uyu muhati wo kudufasha kurera abana ukabona hari revo bariho, mumfashe tubashime. Wait, nimwanga gukoma amashyi nk'uko mbishaka, hagira umuntu ufashe imikoro ngenda yakoma kandi murumva nabarushije, mureke rwose tubashime. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. murakoze cyane, murihanganira ijwi mfite, ntabwo meze neza nasaraye, ariko nanjye mpagaze ahashima. Mbere ya byose nshimye Imana, Bibiliya igaragaza ko umuryango watangiye mu busitani bwa Edeni. Ubwo rero Imana yatangije igikorwa cyiza mu busitani bwa Edeni, irema umuryango, irema Adamu, irema Eva, baza gukomokaho aba bose tubona. Nshimye Imana rero ku bw'icyo gikorwa cyiza Imana yakoze, natwe duturuka mu miryango, abana bacu bavuye mu miryango ndetse nabo basanze iyi miryango. Ndabashimira rero igikorwa cyiza mwakoze, ubutwari mwagaragaje, mwaturereye abana, turafatanya. Urugendo tumaranye rw'imyaka 3 ni urugendo ruhereza agaciro cyane. Ku bw'ibyo rero nanjye ndasaba ko mwabampera amashyi, ari abayobozi b'ikigo, ari abarimu. Murakoze cyane. Abana koko hari aho bavuye, hari aho bageze. Bazanye abana ari bato, abana batazi kuvuga, abana batazi kwijyana mu muhanda, batazi kwijyana ku matuwarete. Hari ibintu byinshi bahungikiye, rero ibikorwa birigaragaza. Mwarakoze, abayobozi beza, barimu beza, ikigo cyiza, ndetse ndakeka ari cyekura ku kigo kuko abana bacu barangije umwaka wa 3. Ni intambwe idashyikirwa, ni intambwe dushima ubwitange bwagize. Imana ibibahera umugisha kandi bongera uburame, ibahe n'ubuhanga. Ndashimira, murakoze cyane. Murakoze cyane, amaze kudusangiza imbamutima zabo. Ndabizi murishimye n'abandi mutabashije kudusangiza, kandi turabashimiye cyane ko kugira ubwitabire bungana gutya mukaza gushyigikira abana banyu. Ikintu nabwira ababyeyi bo muri top class, uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo ku bana uzagaruka. Njyewe bamwe njya mbabwira ko bajya bagira ifoto y'urwibutso n'umwana azasigara areba. Kameramani twagize amahirwe arahari, wamufotora ifoto nziza, wayimumanikira mu cyumba, wayimumanikira muri salo, aho uzayishyira ni wowe uhazi, ariko ibyishimo umwana azabikurana. Bino bimuha motivasiyo kugira ngo n'imyaka iri imbere azaharanire kwiga neza. Reka twakire pasiteri akomeze. Murakoze. murakoze, turabashimiye. By'umwihariko umutima wanjye uranezerewe kuko amasengesho yanjye ya buri munsi mu gihe cy'abanyeshuri biga afite ibyiciro. Mu gitondo ndasenga mbyutse, ndashimira Imana impaye uyu munsi. Hanyuma abana bari mu ishuri biga, mbameze uko ntari umumama ari kubanza n'abagabo ahari bazabigutekerereza, nanjye mbamfashe iry'iburyo kuko iyo abana bari hano ku ishuri mba nsenga buri kanya mbwira Imana ngo Mana ndindira abana, kuko abana ni abana nyine. Ashobora gucika gatoya agahita yurira hariya agora akamanuka, wahamagara umubyeyi umubwira ngo wa mwana wawe akubye ijosi. Ni inkuru idakwiye kumvikana, iragatsindwa. Hari igihe
baza bagakina, yakina ukabona arirutse, ukabona aranyereye, nta bintu by'ubutaka tukigira, ivi rirasenutse. Niba hari ibintu binderanja, ntabwo byakunze kubaho kenshi, ariko mu bana benshi bibaho. Mbere yo kugira ngo tubwire umubyeyi ngo umwana agize akantu k'agasebe, bita twiruka tukajya kwa muganga, tubimubwira twavuyeyo. Siko bimeze se babyeyi? Uretse ko bitanakunze kubaho, turabishimira Imana. Iyo senga bikagera saa 7, naba ndi hano naba ntari, ndabaza ngo b'abana bose batashye amahoro, bati bitavuga ngo amen. Turashimira Imana iturinze mu myaka 3 yose, nta mwana wakoze impanuka, nta mwana wagize ikibazo gikomeye kidasanzwe, keretse umwana umwe wapfushije umubyeyi, nawe twamubaye hafi turamutabara, twifatanya nabo uko dushoboye. Turashimira Imana ko imyaka 3 bayirangije amahoro. Imana ishimwe. Munyemere dushimira Imana kandi. Mbere yo kugira ngo nkomeze, abarimu baze kutubera hafi y'abana. Ntabwo byemewe ubundi ko umwana umwicaza iminota ingana gutya. Mu ishuri tuba turimo duhinduranya nibwo bitarambirana, ariko ubu noneho twabicaje umwanya, bicaye umwanya ungana gutya, nabwo nimuze kubarenganya cyane. Reka mbere ya byose nshimire ababyeyi bemeye kutuzanira abana b'incuke bakiza ku ibere, akamufata akamuzana, akamwijishura, akamuzana tukabana iyi myaka. Ubuzima bwe bwose bwa mbere ya saa 6 bukatubazwa. Ni icyizere gikomeye mwatugiriye, reka by'umwihariko ntibashimire, ndabashimiye. Reka nsaba batica dufatanya dukomera amashyi ababyeyi, tubashimira icyo cyizere mwatugiriye. Nubwo amashyi yacu ari bake kuko turi bake, ariko mubyumve ko tubahaye amashyi menshi yo kubashimira. Reka nshimire abana inyifato bifashe, by'umwihariko baje mbona ari batoya cyane, barira kwa kundi, ariko kubona dufite inkumi n'abasore hano biradushimisha. Munyemerere dushimire abana ko batabivuyemo. Aya mashyi ni ay'abana, mwese turabashimiye, mwarakoze. Hanyuma abatica bo ndabashimira baje hano imbere, abatica dukorana umunsi ku munsi n'abandi batica bose. Reka nshimire aba batica cyane ba NCUTI ya Nyanza bahagararaho imbere, hanyuma mbashimire namwe munkundiye mwabashimira mukabakomera amashyi. Ndabasabiye abantu b'intwari, n'ukuri pe, mwegerane babaha agafoto. Aka gafoto ugatambitse nanjye kaza kungeraho. Murakoze. Ndashimira aba batica, ntabwo nabona uko mbibabwira, ariko ni abantu nubaha, ni abantu mpa agaciro cyane, ni abantu barema. Umwana akaza akamuremamo ibintu, akamutoza ikinyabupfura, akamutoza gusenga agiye gufata ifunguro, akamutoza ko umwana avuye mu bwiherero akaraba, akamutoza, akamuremamo ibintu bikomeye. Abangaba bamaze umwanya batwereka ibyo bize, baje ntabyo bafite, ariko kugeza uyu mwanya mubaza ibice by'umubiri we akabikubwira mu Cyongereza, mubaza imyirondoro ye akayigusobanura. Nk'uko
ishuri riri ku rusengero. Ikindi cya kabiri rikaba ryariyoborwa na pasiteri. Hari indangagaciro dufite n'icyerekezo cy'ishuri. Ibyo byo reka mbihe Debora ababwire icyerekezo cyacu, babwire indangagaciro zacu mu ncamake. Nashaka kuko azi kubikoresha icyongereza ntacyo bitwaye, nanjye ndaza gusemura mu kinyarwanda. Murakoze cyane. Ngiye kubasobanurira uburyo dukoramo aka kazi kacu n'uburyo twigishamo aba bana. Ntabwo ari ibintu birebire, ndababwira muri makeya. Muri make dukurikiza sisiteme yitwa CBC, kugira ngo murabyumva cyane abantu bamwe na bamwe. CBC byanditse mu rurimi rw'icyongereza, bivuga ngo competence based curriculum. Ni sisiteme nshyashya yaje muri 2015 y'uburezi. Ntabwo ari twe twenyine tuyikoresha, n'abandi barayikoresha, ahubwo twebwe dufite umwihariko wacu. Umwihariko wacu rero dukoresha ni ukongeraho wisdom from God, bivuze ubwenge buturuka ku Mana. Mu by'ukuri hari uburyo leta iba yateguye bwo kureramo aba bana, ariho tubahamo ubumenyi, ubukesha n'indangagaciro. Mu cyongereza byanditse skills, attitude and values. Hanyuma twe tukongeraho knowledge or wisdom from God. Twabonye ko kwigisha umwana, ni byiza kwigisha umwana imibare, ukamwigisha ikinyarwanda, ukamwigisha n'icyongereza, ariko biba akarusho iyo wongeyeho wisdom from God, ukamwigisha gutinya Imana, ukamwigisha gusenga, kandi akabaho mu buzima bwe ashima Imana. Hari abana baba batazi ko Imana yabaremye, bakagira ngo ni mama wabo babyaye gusa bikarangira. Umwana agomba gukura agahera hasi atinya Imana, akamenya ko Imana ariyo yamuremye, ikamuremera mu nda ya mama we, bityo akabasha gukura afite izi ndangagaciro, attitude and values, ariko akongeraho wisdom from God. Mbere twakoreshaga KBC, sisiteme yabagaho mbere ya 2015 yitwa KBC knowledge based curriculum. Ni uburyo bwigishaga abana ariko bashingiye cyane ku insanganyamatsiko cyangwa se nyite bivuga mu kinyarwanda bigoye kandi ndashaka gukoresha ikinyarwanda. Ni uburyo wibanda cyane ku isomo kuruta kwibanda cyane ku byo umwana yamenye. Ubu ngubu twigisha uburyo umwana mu buryo abasha kwerekana ibyo yize ndetse agira uruhare mu bimukorerwa. Mbere umwana yarazaga akiga mu ishuri ariko ntahabwe umwanya wo kwerekana ibyo yize. Akaba azi imibare, akamenya guteranya, akamenya gukuramo, akabitahana, ariko mu by'ukuri bigoye kuba wahamagara umwana aho ari hose, haba mu rugo haba hehe, ngo teranya ibi bintu. Kugira ngo mujya mubibona ko rimwe hari igihe abana bahabwa umwanya wo gusoma, bahabwa umwanya wo kwandika, mwarimu yahoze abyerekana, umwana ukamuha ikibazo akagikora. Buriya ni uburyo bwiza cyane butuma umwana yerekana imbamutima ze. Murakoze cyane, ndabashimiye. Arakoze Debora kutubwira ubu buryo bwiza umwana yigishwamo. Ni byiza, umwana ashobora kwiga akiga cyane pe. Abatica batubere hafi y'abana,
umwana ashobora kwiga akiga kaminuza akiga mu Rwanda no hanze. Iyi message ndayiha mwebwe turi kumwe, ariko ndabizi ko bizagera kure bitewe n'irikoranabuhanga. Ndaza kuyiha abanyarwanda nibiba ngombwa n'abatuye isi. Umwana ashobora kwiga akabona ubwenge bwo mu ishuri, ariko yaba adafite ubwenge buva ku Mana, bya bindi yize bikazamupfira ubusa. Ibutse ko hari umwana wo muri famiye imwe y'inshuti yagiye kwiga, agira n'umugisha bamwohereza kwiga hanze. Umwana ugiye kwiga muri Amerika, ugiye kwiga mu Buhinde, ugiye kwiga ahandi hatandukanye, umuntu aba yumva ari byiza dutanga felicitation. Ariko kujya kwiga udafite ubwenge, utazi Imana, udafite ubuva ku Mana, ibyo wiga biranga bikagupfira ubusa. Bibiliya iravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwo umuntu yiga mu ishuri bumugirira umumaro, ariko ubwenge buva ku Mana bugira umumaro wo kuyobora ubuva mu ishuri. Yaragiye ageze mu mahanga, yaraherekejwe ku kibuga cy'indege, kumva ko iyo famiye igize umugisha, bonye umwana ujya kwiga mu mahanga. Agezeyo ikintu cyamubayeho, ababyeyi bari ino, ahita atangira kwinjira mu biyobyabwenge. Byarangiye agiye mu itimu y'abatinganyi. Wa mwana wagiye kwiga bitewe n'inyifato yifashe n'ibiyobyabwenge, igihugu yagiye kwigamo cyamufatiye umwanzuro wo kumusezerera. Iyo image yo kumujyana ku kibuga agiye kwiga, ibyishimo byari bihari n'uduserifa abantu bifataga. Fata na image yo kujya kumwakira ku kibuga yirukanwe mu kindi gihugu kubera inyifato. Amaze kugera mu gihugu sinibaza ibindi byakurikiyeho, ariko biranashoboka ko yaba atarahise ataha mu rugo, ahubwo bahise bamujyana iwawa kugira ngo bajye kumugorora. Ni byiza kwigisha umwana ubwenge bwo mu ishuri, ariko cyane kumwigisha kumenya Imana. Ifite umumaro uruta ko wamutangira amamiliyoni menshi ngo yige ubwenge bwo mu ishuri. Iyo message nyivuze gake, ariko ndabizi ko Imana izayiherekeza cyane, ikayiha imbaraga nyinshi ziruta iz'abantu batekereza. Murakoze. Dushimira abarimu ko bakoresha ubwo buryo bwo kwigisha abana ubwenge, ariko bakanabigisha kubaha Imana. Buri wa gatatu nyuma ya pause ntabwo basubira mu ishuri, ahubwo baza mu rusengero bakaza kwiga iyobokamana. Mu kindi cyo gushimira ababyeyi, ariko nabo nkibibutsa, agira ngo mbibutse ko uko ushaka umwana wawe azaba ubitegura akiri muto. Ushaka ko azaba we mu bihe bya kera, niba ushaka ko azaba umugabo wifashije, niba ushaka ko azaba umumama wiyubashye witeje imbere, ushaka ko azaba we ubitegura mbere akiri mutoya. Sabe abarimu bo kwicara gusa ntibahagarare mu bana. Giye gusoza. Narivuze ngo ushaka ko uwo mwana azaba we ubitegura hakiri kare, ndetse ubitegura akiri no mu nda, kuko hari amezi umwana wo mu nda amenya ibimukorerwa inyuma, amenya ibiri inyuma. Nigeze kubwira abo twari kumwe ubushize, ndababwira nti n'ubu utwite ukagera mu nzira ugahura n'ikibazo kiguhungabanya cyane,
uzibuke guhumuriza umwana. Wenda ari nka sida mugiye gukora ukikanga cyane bikabije, jya umubwira ngo yongo sorry ngo twe duhuye n'impanuka ngo ariko Imana iraturinda. Ntabwo uzaba uri kwivugisha, ibyo bigera kuri wa mwana. Nibaho ni ugutunga umwana agakura amarangamutima ye yarakomeretse, bimugiraho ingaruka mu mibereho ye, ariko n'abandi bazabana nayo bagiraho ingaruka. Niba hari ikintu gikomeye ni ukuyoborwa n'umuyobozi muri kampani runaka, ahantu hatandukanye, ukayoborwa n'umuyobozi ufite amarangamutima akomeretse. Umuntu ukomeretse arangwa no gukomeretsa abandi. Mujye murinda abana banyu gukurana amarangamutima akomeretse. Iyo uyobowe n'umuyobozi utarahawe agaciro, uba uhuye n'ikibazo, uramubwira ngo mwaramutse bose, ugahita kumubwira ubwo muba mubivanye ku mutima kuko afite vide ikeneye kuzura. Umuha icyubahiro ntacyakire kuko aba yumva icyo umuhaye umubeshya. Ibyo reka no kubitindaho. Iyo ubanye n'umuntu utarahawe urukundo ntarwo aguha. Dufite imiryango iri gusenyuka, ariko igasenyuka bitanatewe n'ikindi. Ugasanga bafite ibintu, ntacyo babuze mu buzima busanzwe, bose bafite akazi, ariko ibikomere bikoreye bigatuma batabasha kubaho. Uravuga ngo umugore naguha umugabo ngo bagabo mukunda abagore banyu. Mbere y'abasore n'inkumi bateretana, umusore arara kuri telefone amubwira ati ni ukuri kinyomoro, matunda, amapera, ati rwose mbabarira wigenda. Umukobwa akibwira ko narugeramo noneho bazafata igishora bagaheka. Yarugeramo ibyo yibwiraga akabibura. Uwo mugabo ushakaho urukundo wararufite, yararuhawe. Uwo mugore ushakaho se ko akubaha, uzabanza upereza amateka y'ubuzima bwe, urebe niba yarigeze ahabwa agaciro, nawe aragikeneye icyo cyubahiro ukeneye. Niyo mpamvu rero muzakubitana ingumi. Uzamusaba ibyo adafite, nawe agusaba ibyo udafite. Ariko reka mbasabe babyeyi, mutegure abana banyu neza. U Rwanda tuzagira u Rwanda rwiza ruturutse kuri aba ngaba badukomote. Guhera mu myaka mito, ubwonko bw'umwana mu myaka 5 hafi aho bwiyubaka 80%. Niyo mpamvu niba ushaka igihugu cyiza, niba ushaka umuryango mwiza, children, close your mouth. Ubitegura kare. Reka nsoreze aho, ntaza kubatinza. Mba mbabonye, mba numva nababwira ibintu bikomeye, ariko aba bana bacu nimubategure kare, nibwo muzagira abana bakomeye bo mu gihe kizaza, abana badafite amarangamutima akomeretse. Nabashimiraga, reka nsoreze aho. Turabashimiye ko mwaduhaye abana. Dutangira hano twatangiye bitugoye, ariko binaturutse ku mahamagaro dufite. Ntabwo ibi tubikora nk'abashaka amafaranga, ahubwo tubikora ku bw'umuhamagaro. Ikikwereka ko atari amafaranga ni uko ayo tubasaba ku kwezi, nako mu gihembwe yabaze ku kwezi, umukozi wo mu rugo nta yahemba abantu yarihira nk'abana uyabaze ku kwezi. Ikindi cya kabiri, hano kuri iki kigo dufite abana mirongo ingahe, 62. Muri 62 dufite abana 20 tutarihisha.
bitewe n'ubushobozi bwabo. Niba umwana adafite ubushobozi, twaravuze ngo hamwe n'icyo Imana yadushyiriyeho, nubwo adafite ubushobozi ariko reka tumuhe impano. Ahari aho iyo mpano azayibuka nakura, kandi nubwo atayibuka Imana yo mu ijuru izayibuka. Twanze kubikora mu kavuyo, tubinyuza mu nzego z'ibanze. Turavuga tuti sibo nibagende barebe ko uwo mwana koko nta bushobozi bafite bwo kumurihira. Nibava ku isibo basinyishe ku mudugudu, nibava ku mudugudu basinyishe mu kagari, batuzanira igipapuro giteyeho kashe y'akagari, tuzamwakira. Imana ibahe umugisha rero. Nagira ngo mbabwire ngo dufite ibyo gutanga, dukeneye abo tubiha. Ibyo twabikoze muri uyu mwaka, kandi Imana nidushoboza tubonye ubushobozi dufite, ndabizi ko Imana izadutera inkunga, tuzakomeza no kubikora. Yesu abahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Birote zabo tica wabo wo muri top arazibaha, ariko reka dusoze natwe iki gikorwa. Twabageneye certificate zo gusoza iki cyiciro. Tuzajya duhamagara umubyeyi, hanyuma azane n'umwana, hanyuma ahabwe certificate. Duhere kuri Ntihemuka Bienfe. Rahari Ntihemuka arihe? Umwana ajya yitaza Ntihemuka ntawaje. Uwumugisha naze. Uwumugisha ko haje babiri bose niba Uwumugisha. Reka habanze uriya nawe ndaguhamagara. Nimumukomera amashyi. Imyaka 3 yose ntabwo ari ubusa, ariko tica wabaye ahari yaza. Mama we yamuteguriye n'impano, nayimuhereze rwose yamushimira. Mubaha amashyi menshi cyane, ubashimire. Kandi babyeyi wakoze. Uyu mubyeyi nimumwongera amashyi, yahaye agaciro ibyo umwana yakoze. Katwakire Mugabe Dushime Gaera. Mugabe Dushime Gaera naze. Bamugeneye impano, bani muhe umugisha cyane. Twakire Nduwamungu Leila. Nduwamungu Leila, mumuhe amashyi nawe mumushimira, yarakoze. Leila, thank you. Ikintu ndagikunze cyane, ikiza umubyeyi abakoreye umwana ikintu gikomeye, abamubwiye ko ataruhiye ubusa. Twakire Nirema Gasaro Beri Blessing. Gasaro Blessing ubashimira cyane.
Imana ibaha umugisha, babizi ko nawe yayimugeneye. Yego, twakire Kundwa Isimbi Melissa. Kundwa Isimbi Melissa. Melissa mu muhamashi, mushimira nawe yarakoze cyane. Imana imuha umugisha. Na mama we yamuzaniye impano. Yego, Imana ibaha umugisha cyane, nawe ati warakoze cyane n'utubizu twinshi cyane. Twakire niyo mungeri Bonheur. Bonheur wamuherekeje nabanguke, nawe ati sinaza ntazanye impano, warakoze. Imyaka 3 ni myinshi, mubashimira aba babyeyi barakoze cyane, kandi abana barakoze kurushaho. Imana ibaha umugisha. Twakire wo kwizerwa Daniela. Wo kwizerwa Daniela. Wow, byishimo byinshi. Murakoze cyane. Twakire Nkaka Corinne Cornelo Moli. Wow, Moli. Mubashimire mama Moli. Ubaha amashyi menshi cyane babyeyi beza, mwarakoze, kandi iyo ni motivasiyo ku bana. Imana ibaha umugisha. Nige na nshuti Sabato. Nige na nshuti Sabato. Wow. Paoli. Umukomera amashyi ntawamuziye amuherekeje. Wow, uyu mubyeyi nawe mumuha amashyi, yawukereye ati umwana wanjye. Murakoze cyane, turabashimiye. Iradukunda Emerine. Iradukunda Emerine. Emerine arimo aza mu mukomera amashyi cyane, ni umukobwa we w'inkumi rwose. Wow, mwakoze cyane, nawe bamuzaniye impano. Okay, murakoze. Twakire neza Patience Queen.
neza Pasiyanse. Wow, amashyi menshi mukomera amashyi n'ururabo yaruzanye. Rero ntibisanzwe. turaza kubisubiramo. Murakoze. Nihemuka DMP. Nihemuka yaje. Wow. Nihemuka ninde wamuziye mu birori? Nihemuka aya mukuru we rwose. Ese ndamase certificate ntawe uyimufatiye koko. Pesa Deborah naza afatira no mwana certificate kandi ubwo ntawe uje kwimufatira nanjye mwemereye impano ndaza kuyimuhana dusoza. Murakoze cyane. Twakire Irari Mahoro Judith. Uriya mwana mbwiye ibintu none bisa. Irari Mahoro Judith mu gukomera amashyi menshi none impano zaje ari nyinshi cyane. Ibintu n'ibisanzwe. Nawe niwo wahagarare hano. Wow. Murakoze cyane. Mubashimire uyu mubyeyi mumushimire cyane. Imana imuhumbugishe. Yimuhesha. Yes. Ubamfotorere nta muntu ufite appareil aho ngaho ngo ahita nyarutsa. Yego se aba bana. Apucuri. Asante sana. Hanyuma ibindi ndabiha aba bakobwa banjye babiyobore nibo bazi ko babiyobora. Ariko bigize hirya bigere nyuma. Uretse ko banashatse ubundi bashatse no kwifotoza bamwe bajya kuri uru ruhande bakagira gutya abandi bakajya kuri ruriya tukaza tukabaga foto. Okay. Yose barayireba iri buba ntabwo bagaragara. Ingofero akamera ntibabona ibagufa.